ngo bari bateganyije kwicira Kabila ya Addis Abeba. Uribuka ko Tshisekedi imunuko aribwo yadekaraye ko Kabila ari inyuma y'ibyo M23. bibazo. Nubwo atabeshya, ntabwo abeshya. Hari delegation nini cyane bahaye nuza ministre w'intebe Suminwa. Yego. Muri iyo delegation nini yarimo n'abanyamakuru benshi, ariko abiyitaga abanyamakuru ngo bari abacanshuro ba Afrika y'Epfo baje muri delegation ya Kongo biyita abanyamakuru. Icyo ni cyo umunyamakuru yavuze. Icya kabiri akavuga ko bimaze kumenyekana no hari gahunda iyo delegation nini yari ifite objectif kugira ngo bajya Addis Abeba bari benshi abanyekongo bafite gahunda yo gusabota inama. Urumva sare abari nini abantu delegation zose zikinjira, none abanyekongo ngo bari benshi bafite gahunda yo gusabota inama, kuvuza induru, guterana amagi, kugira cyangwa amatomati nkuko abivuga. Situbayatera ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Donc iyo delegation niyo mission yari ifite. Abantu igihe kikavuga ko yari yo kwica Kabila nubwo atarahari, ariko facts zihari, services de renseignement za Ethiopia zabonye ko abo bantu bazanywe no kwica no kudobya inama. Kudobya inama nugukomera umuntu runaka atangiye kuvuga bagasakuza, urabyumva, nuguhaguruka cyangwa bagaterura intebe bagakubita. Icyo cyarabaye kuko babafungiye muri hotel. Ntabwo iyo delegation yose yagiye mu nama. Okay. Iyo ni facts uwo munyamakuru ko abivuga. Icya kabiri kubafungira mu nama, ahubwo nabonye banakwirakwiza igihe wakivuga ngo umukuru w'igihugu ngo yakubise urugi, mbona minisitiri ariko bivuguruza nduhungirehe ngo ntabwo yakubise urugi asohoka ibintu nk'ibyo. Urumva rero ibyo bimaze kumenyekana, amakuru amaze kugera mu nzego z'iperereza n'ubutasi bwa Ethiopia, ya delegation ibyumba bari barimo hoteli barayifunze, bati ntabwo muva icyabazanye twagize gute twakimenye. Noneho umunyamakuru agasoza avuga ko yes voilà, akongera akavuga ati imigambi ya Tshisekedi kwica Kabila baciye ku Batanzania miliyoni 13 z'amadolari, 12 cyangwa 13 z'amadolari bagomba kuziha Samia, president wa Ethiopia wa Tanzania, akivuga na Kabila, ariko byicwa niki amafaranga yanyuze kuri Kikwete. Ni umunyamakuru ayikota uwo mugabo. Amafaranga yaciye igice cya mbere cyaciye kuri Kikwete ntiyageza kwa nyirabuja. Umugambi urapfuba. Birangiye Samia ngo yohereza umuntu yizeye nka mubyara we cyangwa umuvandimwe, ajya Kinshasa abonana na mubyara cyangwa murumuna wa Tshisekedi, noneho arayamuha mu ntoki adaciye kuri Kikwete. Urumva ni umugambi wa kabiri, kuko kuri Kikwete ibya mbere byapfuye aba yakenyereyeho, ibya kabiri iyo bavuze ngo gohereza amafaranga muri Tanzania avuye Kinshasa, nibuka ejo bundi basohora Musa Faki mu nama ya EAC na SADC, basohora Faki, nta muntu n'umwe, nta mukuru w'igihugu n'umwe wigeze yemera ko ari watanze uburenganzira ngo abwire MC ngo asohore Faki. Perezida wa EAC wari uyoboye inama Ruto we yaranasohotse ajya kuhamagara Faki, avuga ati bari bamubwira ati ukoze dega, agiye gushaka Faki aramubura. Babajije Samia nyiri igihugu cyoruganije inama ati ndagacibwiri. Babajije uyobora SADC ati ntabyo nzi. Bisigara ari ibya MC. Bikavugwa ko Tshisekedi yaba we yarivuganiye na MC akamukandira akanyenyeri. So rero benshi bakanda akanyenyeri 589 urwego bagakurikiza amabwiriza. Gahunda niyo amafaranga make bakira ni 2,000 mu kwezi. 2 mu kwezi. Ngewe nshaka kukugira inama
bakugira inama Yego. niba wafata mitsingi imwe ya buri munsi yego kurere night kanagaho icyanga igisigaye igura ngahe tsigira ngahe ntigeze muri ayo 2 ubwo si 60 waba ugize yego ngaho amezi 5 si 300. hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. KOP nanone kandi turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Twongeye kubana namwe, twicaye muri Urban by City Blue nk'ibisanzwe. Turi kumwe na mwarimu wacu Karijya Omar Jean Baptiste, ariko akaba umusesenguzi ku nkuru zigiye zitandukanye, adufasha gutera imetero. Ubwo avuga ati no kuzitera umuntu akareba ko zitagwa mu kw'abandi ariko byose biba ari amasomo. Karijya wongeye ubundi metero ziterwa kuko hari umurimo. Yego. Kiba gisigaye no kumenya ngo ziragwa mwanda ariko umurimo w'ubuhari kandi munini. Nuko rero kiba gisigaye no kumenya bamuga niba umuntu arenga imbibi ariko umurimo we ubuhari. Karijya ntangiye nyo ngusuhuza nanakubaza amakuru yawe, dore haraciyemo iminsi harya kuva Severante yaba ntago turabona kabisa. Twaraburanye kweri. Urumva rero ntago turabuze vraiment. Urumva Severante yari ikeneye ikiganiro vraiment. Yego. Severante yari ikeneye ikiganiro, yagenze neza uko nabibonye abantu ku bantu benshi yagenze neza. Ku bakiri ufite rugurumana abagiye kugura indabyo mu mujyi, wabonaga ari ibintu bishyushye cyane. Bon nanjye kuri Severante hari ahantu nugamye akavura nanasuye abantu. Yego. Hanyuma kuwa gatandatu wa Severante ubwo ndibuka kuwa gatandatu wa Severante niriwe nduhuka. Ku cyumweru ho byari bicika gahunda ya garuka ishimwe urayizi. wasanga utara iwanyu aho wize nta garuka ishimwe murakora. Mwagiye muri iyo gahunda se? Twagiye muri garuka ishimwe yaho nigishije. Yaho nize uribuka ko yaho nize ntago turayikora. Icyo twakoze ni ukwibuka. Icyo twakoze ni ukwibuka no gushyira mu nima no gukora urwibutso rw'abacu abo twiganaga n'abarimu, ariko ntago garuka ishime yaho nize twayikora. Nari nagiye yaho nigishije. Byari biryoshye ahantu hitwa Rebero muri Gicumbi. Byari biryoshye kongera guhura n'abanyeshuri babaye abasaza, nahigije muri 2001. Kongera guhura nabo nigishije babaye abasaza, babaye abantu bakomeye. 2001 ari ubwo twasubiye mu mateka. N'ahantu hakomeye na vice mayor, umushyitsi mukuru yari vice mayor nawe yarahize. Yego. Vice mayor wa Gicumbi, affaires sociales. Mbonyi Jean Marie. Hanyuma n'uwarentanda wacu nawe yabaye mayor wa Gicumbi. Yego. Abyumva abandi abari muri kaminuza, abakozi mu bigo bikomeye.
hari abatarabashije kuboneka bangabirano ngo bahize ntakihakora ariko haje witwa Robert Bimenyimana wo muri Wasake wahoze muri RGB mbese bana turongera turaganira abasore bakumbuye gusangira kwa biremye udutsinda byari ibintu biryoshye cyane turaganira turemera umuturage hanyuma bafite media club abana bakora itangazamakuru ni ishuri ry'indimi hanyuma batwereka n'umushinga wo kuvugurura ikigo ko pratikuma ijambo umuhungu witwa Innocent yavuze ati nubwo tugenda tuzamuka dukomera mu rwego rw'igihugu cyangwa Afurika cyangwa ku rwego rw'isi ko harimo abakorera za UN atari ko tugomba guterwa ishema no kwizaba umwana wawe azakubaza ati papa wize hehe yego ukagenda ukamwereka agomba rero kuba hagaragara sibyo se hari ibiti hari jaride hari ibibuga kuko ubwo rero hari umushinga Innocent ya presence uhagaze muri za miliyari hafi n'igice ariko tuzawukore uko biri kose abantu baritanze abatanga miliyoni abatanga ibihumbi magana abatanga amakamyo y'imifuka y'isima mbese ikigo tukakivugurura mfite ngena gikozeho 2001 mvuye muri groupe hose nari umuviziteri kuko ngena nabaga muri esi groupe narayivizitaga barabanoromari muri esi nari perimana ariko ari abenfirimieri urumva indimi nta gaciro zaje zifite bampamagaye ngo njye kwigisha muri esi numva nifi bashyize mu mazi ngenda niruka amata byara amavuta uzi kwigisha icyongereza n'igifaransa muri 6e muri leta cours d'option cyangwa kwigisha icyongereza muri troncome bazakora exeta uburiki bamfata neza nibyo twasubiyemo so kugira ngo ntabitindaho muri kino cyumweru ngomba no gusubirayo nkongera nkagirana nabo ibiganiro byihariye media club tukavugana abarimu mbese hari byinshi hari izindi nkuru nari napanze kuba nakorerayo mvayo ntazikoze kubera gahunda ndende nagombaga ku explora umugezi wa Warufu n'akamaro kawo na impact ku baturage nagomba kuzamuka ibwisigi hejuru nkagera ahantu bita Kumana nkakorera stand up Kumana na Muneke no mu Nkara aho hose nari mfite gahunda nzasubirayo so kugira ngo mve kuri iyo topic abo twari kumwe benshi barabyibuka nibi naba ngombwa nzaguha ku mafoto unagemo icyo umwanzuro twafashe kubijyanye n'uwo mushinga byanze bikunze mu myaka 2, 3, 4 cyangwa 5 ugomba kuba warangiye no kuzafatikanya buri wese aho abasha gukomanga uri muri HCR akomange uwo muri donc ahantu hose ashobora kuva amafaranga tuzabigerageza no muri iyo nkunga twateye hanyuma baduhaye konte baduhaye konte icishwaho inkunga y'icyo kigo yaba inshuti zayo ube uri umubyeyi yes niyo iri muri beka yisome konte ni 000 akarongo 00 9 0 2 4 gatatu akarongo 18 muri beka iri ku mazina ya Collège de Rebero PTA Collège de Rebero Development kuko ntabwo ari konte yo gukoresha current activities ni iterambere ry'icyo kigo ariko uraza kugira Dani aze kwicishamo aze kwicishamo donc ubwo n'uburyo ube warahize ko twari ntabwo abaje bari bakeya cyane ntago twarengaga 200 ariko haciye abantu barenga 3,000 so bivuze ngo uwahize umubyeyi wahagize umwana umuvandimwe wahagize umuvandimwe nundi uhakunda nundi ushaka ko amashuri ya lettre atera imbere iyo konte izabafasha Dani muze kwibuka mwibukiranye mugacishemo muri screen iyo konte so nuko ubwo niko dimanche byagenze twavuye tunaniwe by the way nari kumwe na Sinabo bareraga yaterewe wa radio Ishingiro ubwo tugenda dusura n'udusozi byari ibintu biryoshye cyane barumva twavuye tunaniwe rero nabwo kuwa mbere nabwo niriwe nduhuke ubwo na kuwa mbere sinigeze ngira ikindi kintu nkora usibye ni mugoroba so tugeze kuwa kabiri rero tugeze kuwa kabiri na mahire kuko waruhutse ibyo byose mu kuruhuka k'umunyamakuru aho habarimo
no kuba yiyemfuruma asiga oya kuruhuka no kutava mu rugo ariko nibivuga ko oya fasha oya nibyo rero ubwo rero impamvu mise nerekeza hakurya yacu mu burasirazuba bwa Kongo ariko mu gice cyo mu majyepfo i Bukavu nyuma y'ifatwa ry'uyu mujyi twagiye tubona byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivugwa ariko hari speculation nanone zigenda ziza ariko kandi turabona igisa nkaho watangiye uvuga uti kuba yarabaye AFC M23 bifite igisobanuro kinini cyane kuruta uko agenda ya M23 mwari muzi ariyo mwaba muri gutekereza n'amagingo ye cyane karigi ntere mimetero yego umurima nuwo nguwo umurima nuwo ni ntere metero harizigwa mukundi ibyo ni byo nakunze kubwira abantu yego icya kabiri AFC baze no kwinjira mu mukino n'urugamba rurihuta yego umwanya byafashe kugira ngo M23 ive Bunagana yinjire muri ya misozi ya Masisi igera Igoma uri kubona ko ahandi biri kugenda byihuta yego koroshya urugamba kuba AFC yaraje byoroshya urugamba mu nzira zirenze imwe one AFC yobowe n'umuntu wari ukomeye muri kira gihugu cyane Corneille Nangaa president wa komisiyo y'amatora two ntabwo ari umurwandofone ntabwo akomoka muri Kivu bivuze ngo abamushamikiyeho n'ababaye inshuti ze ari Kinshasa nabo yafashije kugera ku butegetsi kuko hari inkuru amusore ntabwo nayisomye ya Le Point inkuru yakoranye na Rosoir inkuru yakoranye na Colette Breckman yavugagamo ko ari ubwe wishyiriye Tshisekedi ku butegetsi nanga nka president wa komisiyo y'amatora ko ni wari ugafite resultat hatsinze runaka akabadirisha amakarita cyane so niba Tshisekedi yarashwanye n'umuntu wamuteretse ku butegetsi bwe umutekano w'ubutegetsi bwe uragiramiwe oya iryo ni iryawe n'iryanjye urajegajega donc nuvuga ngo president wa komisiyo y'amatora ubuzirezirita nyazo akamenya niza atangaza noneho babandi basohotse muri ya matora ubwo n'abadepite barimo abo yashyizeho batariho kubera kubadirisha hatsinze runaka nshyizeho kanaka abo bose hari benshi bashobora kuza ku ruhande rwa Nanga so icya kabiri M23 Nanga ataraza yari ifite faiblesse muri cadre ya politique yari ifite abarwanyi b'intarumiko ariko abavugizi muri politique muri diplomasi mu itangazamakuru bari bake so nuvuga ngo hajeho indi parti yari débordé yari wenyine kandi nawe avuga iby'igisirikare twafasha aba ibitwaro nibyo ariko kuvuga ibindi bikorwa bya politique nka kuriya bashyizeho gushyiraho abayobozi byari bikeneye abavugizi hari abavugizi basobanura ibyabaye hakaba n'abavugizi basobanura ibizaba yego abamobilisateur n'aba porte parole yego hanyuma hakaba n'abatangazamakuru n'abadiplomate yego AFC rero yazanyemo amaraso mashya AFC rero kuba Nanga kuba atavuka muri kira gice bihita bivuga ngo objectif M23 byanze bikunze igomba guhinduka ikarenga Kivu kuko niba ari gufatanya na AFC Nanga komoka muriho Uwele n'abandi bo mu zindi ntara bigomba kurenga Rwandofoni bikarenga Kivu cyo ni kimwe hanyuma kwihuta k'urugamba Goma wabonye ko yagoranye yego ariko Bukavu 0 minute biriya rero byo biterwa n'iki twongeye tugaruke kuri AFC AFC kuza cyambere byagaragaje ko Tshisekedi ashobora ko ari maronete yego arengra yaba atarabanye neza n'uwari ku president wa komisiyo y'amatora ibyo hari ababyumva gutyo bakahita bashyira inkunga bazohereza icyaka urumva objectif ikumvikana uwarwanyaga Rwandofoni cyangwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda yabonye nangaje ati cya kibazo n'ikikiri icy'abarwandofoni urakunyumva icya gatatu
abasirikare benshi nakunze kubikubwira ko ziriya ngabo Tshisekedi ntiyazibayemo ukubyumva yego kiriya gihugu ntiyakibayemo yego politiki yaho ntiyayibayemo uranyumva ntiyabaye umusirikare ntiyabaye n'umuskuti wa Kongo ntiyabaye na gitifu ntiyabaye meya ntiyabaye depite cwe epuwi no mu Bubiligi ntabwo yari muri politiki wari muri politiki ni son père yego so umwanya rero kuba yarawugiyemo hari ibyo yari yavuganye na Kabila kugira ngo babihindure hari ibyo bavuganye na Kabila agiyeho ntibyaba yego ashwanye na Kabila baganiriye kugira ngo ajye ku butegetsi mwanafunze hari icyegeranyo yakoze inama zabaye zose zivuga ngo dushyizeho Tshisekedi Kabila kemera kwigomwa umukandida yari yatanze mu ishyaka rye witwa Ramazani Kabila kemera kwigomwa Fayulu bavuga ko ari we wari watsinze ibyo byose akabyirengagiza hari icyo yashakaga kuri Tshisekedi biratangira mu nteko ukabonamo harimo abadepite benshi bo ku ruhande rwa Kabila ibyo byose Tshisekedi agenda bihindura abantu bose muri icyo cyegeranyo cya mwanafunze yego abantu bose bari bazaye mu mabanga ya Tshisekedi na Kabila yego nta n'umwe ukiri mu mwanya ukunyumva nta n'umwe ukiri mu mwanya abari abashef d'état major abari abaganga abantu bose bazaye mu mabanga utarapfuye arafunzwe cyangwa yarahunze icyo kirumvikana yego bivuze ngo ibyo nabyo birongera ingratitude ya Tshisekedi donc abuze Kabila bagiranye imimaro bagiranye amasezerano yuko ajya ku butegetsi akazagira ibyo amufasha abuze Nanga wari perezida wa komisiyo y'amatora wemeje ko ibyo bintu agatangaza yego agatangaza ibyo Tshisekedi yemeranyije na Kabila bakavuga ko ari Tshisekedi ubaye perezida ubwo ntagize agize abanzi babiri afe ntago nabita n'abanzi dayero ashwanye n'inshuti magara ebyiri yego hanyuma uwo muntu asigarana abantu bose ahita bati uyu muntu ushwanye n'uwo baganiriye akaba ashwanye n'uwo mushyizeho finalement c'est quoi good nari navuze iby'igisirikare kuba Kabila Tshisekedi atarabe muri cya gisirikare na Kabila nubwo atabaye umusirikare ukomeye ariko nibura we yakibayemo ingoma ya se aranamusimbura urabyumva byose arabikurikiranaga imyaka ye hafi yarafite nka 28-30 ibyo ari byo byose uwo muntu abakurikira iby'umubyeyi we arimo yego amakuru bayafite bitandukanye na Tshisekedi Etienne Lopere yabaga Kongo asiragoringa kuva ku gihe cya Mobutu nabo ba Kabila bombi uyu perezida ari mu Bubiligi atwara yego ari muri ambiance ibyo bintu biratandukanye noneho rero icyo nshaka yivugiye iby'igisirikare rero Kabila yewe Kongo imyaka irenga 10 Kabila Joseph igisirikare cyose niwe yakivuguruye abo yazamuye abo yahaye imyanya kandi noneho benshi nabarwananye nasi bakuraho nde Mobutu uri kucyumva ibyo bikavuga ngo mu gisirikare ubushize twarabivuze mu gisirikare mo abantu batekereza bambaye uniform baguriye na Tshisekedi bahembwa amafaranga ya Tshisekedi ariko mu mutwe komandoma Kabiliste ari Kabila Tshisekedi nawe yakomeje kugenda bibika ariko abantu bari babizi ahishahisha ko hari icyo apfa na Kabila ejo bundi munuku abarabivuze arerura ariko abantu benshi bari babizi yego bari babizi kuko hari byinshi uko yagendaga yica amasezerano n'amareaction ya Kabila abantu barabibonaga ibyo bivuze iki rero kuba urugamba ruri koroha ryereka ngubwiza ukuri neye metero bikomeje gutya mu umwaka uta 2026 Kinshasa haba hari ubutegetsi bushyashya ahubwo abahanga bashobora no guhita bapanga cabinet izabihari Katumbi ntiyaburamo Fayulu ntiyaburamo Kabila ntiyaburamo Nanga ntiyaburamo abo bazaba ari ba top leaders mu nteko cabinet no mu gisirikare yego noneho ruri koroha gute rero ruri koroha gute ni nko kwasi kibono bono kwa kubera iki urarwana n'abasirikare mu mutwe bari demotive nta courage bafite leta iri kwishyura abamercenaires kubarusha yego ikararanyiriza abanasiono yego icyo ni kimwe icya kabiri wongera uka kandi ka kabilisme kuko pratiquement muri ziriya ngabo hejuru ya 70% Kabila mu mutwe wenda bake kwa Mobutu n'abandi nabo kwa Mobutu ariko kuba Kabila peri yarabahaye imyanya akabagumisha mu myanya Kabila fisi ntabirukane ubwo se ubwo baramaze kukuyoba icyo ni kimwe rero cyatumye wabonye urabona ko hagati y'ifatwa rya Goma n'irya Bukavu nta kwezi kurimo bikugenda byihuta kubera iki uragenda uhasanga abasirikare badafite morale
cyangwa se mu mutwe bafitemo Kabila bakigendera. Yego. Niyo mpamvu Bukavu yafashwe nta nta mirwano. mirwano rwose. Icyo reka nongere nanagisobanure. Mbere yo kugisobanura banza twinjize mu iterambere. Iterambere fund. Yego. Harya ariko wagezemo ufitemo Yego. konte Yego. RNIT iterambere fund Rwose. reka mbabwire nawe urayifite. Yego. Ngewe maze kugezamo yavuga navuga ni benshi ngewe maze kugezamo benshi ko natangiye mu kwa karindwi. Yego. Buriya ahubwo buriya reka tuzabifatanye. Iterambere fund nzarikorera ikiganiro cyiza Yego. mpuza na Beneri uburyo igira courage mu gufunga Yego. ibigo bisa naho bicuruza imari ku rwego mpuzamahanga. Rimwe kavuga ngo nabo gucucura hari izo igenda ifunga yavuga zigacika intege. Ubundi Beneri kuri buriya butumwa yahise yakaba hiti ivuga ngo ayo mafaranga mujyana hariya ni muyajyane hehe muri RNIT. Kuko ngewe n'inyungu batangiye kuzinyandikira. Ntabwo bategereza ngo umwaka urarangira. Oya uko abeza ahita ugenda ubona hari utwiyongeraho. So rero ni ikigega cyiza ariko navuga se guke. Yewe nakimenye kubera amasatura namutumiye mu kiganiro aragisobanura ampereza abantu bashinzwe marketing banyereka ko ukanda akanyenyeri 589 akanyenyeri ugakurikiza amabwiriza mba ndabikoze. Urwego mba ndabikoze mu rugo iwanjye buri mwana urengeje 16 mba ndabimukoreye. Inshuti zanjye zose nziha link rwose. ariko vraiment nuvuga ngo aho kugira ngo abantu bakomeze batakaza umwanya dayeri gukorana n'ano makampani Beneri idashaka cyambere nukuba ukora ibyo Beneri temera kandi uri gukorana n'umuntu utazi kandi RNIT turayizi ni ikigega cyashyizweho na leta. So rero benshi bakanda akanyenyeri 589 urwego bagakurikiza amabwiriza. Yego. Gahunda niyo. Amafaranga make Yego. bakira ni 2,000 mu kwezi. 2 mu kwezi. Mu kwezi. Ngewe nshaka kukugira inama. Niba wafata mitsingi imwe ya buri munsi. Kuri RNIT. Kanagaho. Icyanga igisigaye igura ngahe? Tsigira ngahe? Ntigeze muri ayo. 2. Ubwo si 60,000 wabugize? Yego. Ngaho amezi 5 si 300. Noneho rero tugarutse muri Kongo. Shaka ndavuga ibintu 2 cyangwa 3. Uburyo urugamba rwihuta no kudatangariza igihe ko Bukavu yafashwe. Noneho nibihuha 2. Kimwe kivuga ko bashatse kwica Kabila. N'ikindi kivuga ko Ubusuwisi bwahagaritse inkunga. Urugamba kwihuta icyambere nari nakivuze ko abantu benshi bacitse intege, abasirikare bacitse intege. Icya kabiri n'ubuhungiro Burundi ni hafi guhita bahungirira i Burundi. Noneho kuba M23 yaravuze ko nyuma yo gufata Karehe na Kavumu ikavuga ko na Bukavu yavuyemo ibice. Iriya ni strategy natera imetero nkabonamo bimwe mu byo ngiye kuvuga. Kuba M23 yaragaragaje ko ifite ubushobozi bwo gufata Goma. Kandi byanze bikunze ari n'ibikoresho yahakuye byinshi. Yes. Byubatse gufata Goma n'ukubaka ubwoba muri FARDC. FARDC kandi nabo kurwana ntago bakuturanya. Ntago bakuturanya bari abandi ba Wazalendo na ba FDLR nibo bagerageza kugira endurance kuko bo nta kundi babigenza. Icyo rero kuba baramaze gufata Goma byarubatse ubwoba muri FARDC babonye bageze Kavumu ati abahungu turabazi muze twigendere. Icyo ni kimwe. Ariko M23 yo kubitangaza mbere ni nk'uburyo bwo kuvuga ngo ibyo byose mu mubare muri effectif FARDC wongeyeho Wazalendo FDLR abarundi babarusha umubare. Bivuze ngo M23 kwinjira Bukavu irwana kandi bari babarusha umubare naho yakwica dusipoze wenda irarwanisha abantu 10,000. Urundi ruhande rufite 30,000. Dusipoze ko muri bya bindi M23 muri ba bandi 30,000 wenda yishemo 20 hagasigara 10. Ariko iwayo naho bakicamo 5. Isigaranye 5 bo bafite
so gukanga rero kubanza kurwanisha umunwa bigakanga adversaire agahunga none ukazahangana na bake urabyumva kubivuga byatumye bamwe bahita bashaka amayira ba masunzu ba guverineri bose bigira ibujumba bagiye karepe urabyumva n'ibitwaro barabisiga ahubwo no kubitwaro bishobora kuba byarasigayemo ibintu by'imitego bakabanza kugenza gakeya icyo ni kimwe rero kuvuga ko bahafashe mbere yo kuhafata byari kugira ngo babe bavamo noneho urugamba rworohe kuko irwanisha bake paraporo ya adversaire icyo niko mbitekereza hanyuma nanone gutinda gutangaza ko Bukavu yafashwe hari ibintu by'ingenzi ubundi kuvuga ko wafashe umujyi niba harimo radio ya leta wayifashe niba harimo ikibuga cy'indege wagifashe niba harimo ikigo cya gisirikare wagifashe imipaka ni wowe uyikontorora ibiro bya leta aho guverineri akorera ni wowe aho meya akorera ni wowe ibyo rero ibyo byose iyo liste itari ngufi kuri mu biganza wavuga ngo igize uzavuga ko wafashe umujyi guverineri ari kwigisha abaturage uzavuga ko wafashe umujyi ku mupaka ari wowe winjiza abantu yego pour clôturer kuri iyo dossier ntago nyitindaho cyane yego avantage ya mbere kuri M23 ni ukuba noneho byoroheye guhungira i Burundi zaba ingabo za Kongo zaba iz'abarundi gusubira iwabo ariko nanone yego tuntu tubiri mbere yo kujya kubihuha abarundi bakomeje bagashaka gufasha Tshisekedi twibaza inzira zabo inzira none yego niba Kivu zombi zifashwe abarundi kugira ngo bagere Kongo bazacaye guca Tanzania Uganda Uganda se bwo bazacaye Gisoro ni mu Rwanda Bunagana ni muri M23 yampaye nugukomeza iyo niyo nzira ya mbere iyindi nuguca za Zambia Tanganyika ntago bagerayo banyuje ku gice cya Tanganyika ubwo ni Zambia nyine mu majyepfo kuko Tanganyika hamwe hari Kongo ahandi hari Tanzania inzira ya mbere niyo nari mvuze ya Tanzania na Uganda ariko kuri Uganda mbuze ahantu ubwo bajya guca ruguru hanyuma se cyangwa se bakambuka Tanganyika bagaca Zambia bahaye inzira ubwo nta handi Tanzania na Uganda nukubaha inzira hanyuma bakajya guca epfo biragoye uri kubyumva nta nahantu ho kuba bahungira urugamba ruramutse rukomeye kuko inzira yabajyanaga muri Kongo ni za Uvira na Kamanyora ukagera Bukavu none ntabwo ari aha Tshisekedi bari kuhagenda wewe ubwo ubyumva ko bigoye icyo ni kimwe icya kabiri nacyo ndi buvuge nitonze yego M23 nubwo bavuga ko ifashwa n'u Rwanda yego ibyo bavuga ubu noneho imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda irakontororwa na M23 bivugwa ko ifashwa n'u Rwanda ubu noneho hagize abanyarwanda abasivile cyangwa abasirikare bajya gufasha M23 kuba ko ari ikontorora imipaka nta nuwapfa kubimenya nta wamenya ngo ni bangaye cyane icura cyumva bavugaga umuntu uswagiye yavugaga ibihumbi 4 ubu se hirye 50 wabimenya bavuga niko imipaka ibiri yose ifite urumva insinzi ikomeye cyane nubwo Kongo ari ngari ariko ntabwo byagoranye gufata Goma bigoranamo gake gufata Bukavu ariko ibindi bice biroroshye kubera iki abarundi bazibiwe yego nta nzira yo kugira ngo bajye kuramforusa mushuti wabo Tshisekedi hanyuma nanone Bukavu ntabwo yabura kugera Uvira yego kuko niho basigaje vara oya byo nako kanya ntabwo bahabona inzira none ikindi bikaba kuvuga ngo imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda irakontororwa na M23 nabwo urumva ya support bavuga tutemera yego ishobora kuba yaba cyangwa ntibe ariko nta wabikontorora urukumva hanyuma rero ubwo igice gisigaye nibyo nakubwiraga igice gisigaye ho bizoroha kubera ko bazibye inzira zizana abaterankunga bafasha Tshisekedi icya kabiri uko bafata Goma uko bafata Bukavu niko bafata n'ibitwaro n'abasirikare kuko nka Rumangabo abo bafatiye muri Goma bari kuri training bagomba kwinjiza umusirikare warwanaga kuri adversaire harimo avantage
bien sûr na inconvénient urabanza uramukontrola ukamukurikirana ukareba ariko avantage ya mbere ni amakuru akakubwira ahantu abari yose akakubwira force yego ziwabo zaho yahoze kugira ngo nawe urenzeho akakubwira faiblesse akavuga ati ndabizi barya saa 9 mujye mwataka saa 9 n'iminota 5 bakiri ku meza bari gutamira ayo ni amakuru abakuzaniye bavuga ati imbunda ingana gutya iri muri aka gace aho ngaho bakagota bakayifata akakubwira ati abapilote basukoye banywera kwa nyiranaka yego banywera kwa nyiranaka dushobora kugenda tukabaganiriza tukabaha amadolari cyangwa amakuru arakonta cyangwa wakumvise ntabwo ngasubira urumva abo bantu magana numvise ngo ni nka magana ne cyangwa 600 kuko general Makenga yagiye kubasura nibamara kuba converti bakijira muri 23 nabwo urugamba ruzura kuko bo bazaba bagenda aho bazi barwana nabo bazi n'imbunda naho ziri n'amayira igice gisigaye rero mpamvu nakubwiye M23 ntiyagarutse muri 2022 nifashe Goma mu kwa mbere 2025 ngo tubari imyaka 3 igice gisigaye ntago cyarenze umwaka cyose nta barwanyi icya kabiri nta barwanyi abarwanyi niko bagenda bahindura mayindi abatera nkunga niko bahindura mayindi abanyapolitike niko bahindura mayindi ubwo hasigaye Tshisekedi ni ugomba guhindura mayindi ariko nawe icyo bakirazamuka uko bamufata n'intara icyo bakirazamuka uko bamufata n'intara icyo bakirazamuka ibyo rero bituma kandi icyo bakirimo hazamo kujahagurika kwinyuraguramo wabonye ukuntu yasibye inama ya SADC na EAC ngo yagiye gushaka ingabo muri Chad ubona ukuntu yasibye ya Union Africaine ngo yagiye imunuku kandi iya Union Africaine yari yarapanzwe abizi kuriya gusuzugura abagenzi be bari Addis nabyo biragabanya bakamugiriye santime imikoranire mekoma hafi yabasuzugura ariko nzagutumire mu bukusibe maze urebe bazaza bavuga ati jarasi n'umujura ntene ndarizi nta uwaka kuvugiye wakwepyaho mwagahuriye uri kumva yego ajya munuku kandi kujya munuku abandi bari muri Union Africaine harimo akandi kabazo wajyanye ikibazo imahanga duhari ngo tukige gikemuke ubwo urumva inshuti muri Afrika sigarageze ingana iki zirabaza ubu se ndayishimiye ubu twizere ko abatowe muri AU ijwi rya Tshisekedi ritarimo bazamucira kari urutega uya ndayishimiye mwihorere nta nzira yamushyikira mu magambo ariko nta nzira yego nta nzira rwose yo byaraye nta nzira Tanzania ishobora kuyimuha ariko simpamya ko abantu bagiye bacibira voilà babaje guca ibiraro ubwo rero ngewe uko mbitekereza Tshisekedi atagiye mu mishyikirano ngo ashyikirane na M23 byanyabyo akaguma kwizima inzira nebyiri bashobora kumwihanganira manda yikarangira ariko akomeje gahunda yo guhindura itegeko nshinga bazahita bamusanga Kinshasa ni ibintu bibiri ni ukuzibukira guhindura itegeko nshinga noneho abantu bakihangana bati ni mumureke arangize manda ye ya kabiri n'ubundi azahita asimburwa ariko akomeje gahunda yo kurihindura uko avuga ati uko hamagara abadepite muze turihindure niko bavaza bazamusanga Kinshasa hanyuma rero ubwo niko nazitera utararenga aho ngaho hari abasesengura bavuga ko M23 kuriya isaba ibiganiro nayo ishobora kubikora mu buryo bw'amarenga oya ahubwo arakona nibagiwe ntabwo ari amarenga ahubwo akona nibagiwe nuko uko Tshisekedi ari kushyikirana na M23 ikiri Masisi yego ntabwo ari kubashyikirana iri Bukavu izamugora izavuga ati uraduha imyanya ingana gutya akagacura kaduha tugacunge byose bakamugora kuko bafite uruvugiro wa mugani wa Sehene bafite uruvugiro so mu mishyikirano simbizi niba zanayemera ko yararahiye nubwo ubushize nakubwiye ko ntago yarahira mu nyungu z'abagiye Kongo ashobora kwemera imishyikirano cyangwa se bikabukundi hari n'ubundi buryo hari n'ubundi buryo bw'imishyikirano ubona iri ihishe buriya Kongo harimo utuntu twinshi kuko AFC uburyo yavutse ushobora gusanga nanga hari abamugiriye inama
yego notama abaperezida bo mu karere cyangwa na Kabila kuko iyo defo nakubwiye iyo faiblesse nakubwiraga M23 yari ifite idafite abantu b'abanyapolitike n'abadiplomate ushobora gusanga baragiriye inama nanga gushinga uriya mutwe akazanamo ako kantu k'abanyapolitike akazanamo ko akadiplomasi akanazanamo ko ikibazo kitakiri rwandofoni izo rero zishobora kuba byaravuye ku nama z'abaperezida bo mu bihugu EAC cyangwa se n'ahandi tukom no gushyikirana ata karacitse uretse Dani good nuvuga ngo ishingwa rya AFC ntago wahamye 100% ko ari igitekerezo cya nanga wenyine yego ahubwo wenda Kabila n'abandi baperezida bo mu gace bashobora kugira inama nanga cyane ko afite amabanga menshi ya Tshisekedi batishinga umutwe wa politike uzaza gufasha M23 ko musa ibya Rwandofoni na Kivu bive mu mitwe y'abanyekongo nutanga projet avuga ati turaharanira kubohora Kongo yose bitari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bitari Kivu kubera ko nanga turuka kure kandi nawe yazanye n'abandi bantu baturuka mu zindi ntara zinyuranye hanyuma ubwo ikindi muri cadre y'imishyikirano Tshisekedi ashobora kuba afite yaragize cyo nakwita nko kwihagararaho ko n'umukuru w'igihugu yarabivuze muri Jeune Afrique akakwihagararaho kwanga guhara ishema akabona ko imishyikirano ikenewe ariko we atakwivuguruza yohereza abanyamadini yego abanyamadini bagiye Kinshasa yego babonana na Tshisekedi yego baranamubwira bati tugiye kubonana na M23 niyababuza bazayo bazigoma babonana na M23 nabananga AFC M23 manza ni Kigali baraje ubu bafite na gahunda yo kujya i Burayi yego bari abantu bari abanyamadini nge haraho ngera nkatekereza ko ari nk'abo Tshisekedi yaba yarohereje kugira ngo yoroshye ikibazo yego donc banegosie mu nyungu ze ibyo yakabaye azavuga kugira ngo we nka perezida warahiye akirenga atagaragaye arindi ijambo rye ariko akabohereza ati ibyo muvugana tuzabishyira mu bikorwa bari abasenyeri ushobora gusanga baratumwe na Tshisekedi parce que baje Goma babanje kumureba yego ko atababujije hanyuma se ko bavuye mu Rwanda bagasubira mu gihugu cye akabakira hariya naho harimo agakino haba harimo udukino twinshi kanzamuke rero njye kuri bya bihuha yego ibihuha bivugwamo kamere ku cya kibihano ikibihano voilà impamvu nkubwira ngo ntera imetero mu murima yego ntago mpamya ngo byose aba ari uko ni mpamvu n'ibihuha tubivugaho kuki igihuha ubundi kibaho kuki bahimba ko kanaka yapfuye kuki bahimba ko kanaka twite cyangwa yabyaye yego so igihuha rero cyo mu Busuwisi nakurikiranye ntabwo nabwo nahamya ko ari igihuha ariko nabajije abantu mu bitangazamakuru byo mu Busuwisi baza n'abandi banyaburayi barambwira ati ntabwo turabona facts z'uko ibyo bintu byabaye yego igihuha kiravuga ngo abategetsi bo muri Kongo Kinshasa batandatu bagiye mu Busuwisi bajya mu mahoteli y'amarikse ahambaye bafata ibyumba 10 ari batandatu yego noneho bajya kuryoshya bakonsoma ngo miliyoni 500 z'amadolari angana na 1/5 cya bije cy'inkungu Busuwisi butera Kongo yego noneho wahimbye igihuha kuri Twitter yes kugeza habonetse ukuri kwabyo yego akavuga ngo Ubusuwisi bwahagaritse inkunga abadepite bo mu gihugu cy'Ubusuwisi bahagaritse inkunga bahaga Kongo kubera ko abategetsi bo muri Kongo bagiye muri hoteli n'izina ndaryibuka bagiye muri hoteli bagakonsoma hoteli ihenze bagakonsoma 1/5 cya bije Ubusuwisi butera inkunga Kongo yego bati rero duhagaritse inkunga twahaga Kongo kugeza igihe Tshisekedi azaviraho
buriya n'igihuha kigira n'ubundi n'andi masitiri bashobora kuvuga ati ubundi ari ogi bakavuze ati kugeza igihe ubutegetsi bwaba bwisubiyeho ariko witwa ngo kanaka agiye uhita wumva ko so bivuze ngo uwahimbye igihuha kuki bahimbye igihuha ngo bari batandatu kuki inkuru nk'iyo yapasa kuko ni ubwino nategereje umuntu wagera kuri iriya hoteli ngo ambwire ariko ntabwo araza ntabwo aransubiza ubwabyo kuki inkuru nk'iyo yaza wana ni uguca intege ubutegetsi tu ni ukubwira abaturage ngo nta muyobozi mufite muve ku giti dore umuntu kuko ababyemeye nibo benshi ababyemeye nibo benshi kuvuga ngo Ubusuwisi kandi Ubusuwisi ni igihugu gitekanye ku byo gushwana nacyo yabivuze ngo bati ibihumbi miliyoni 300 z'amadolari ku bantu batandatu byabaye mu kwa mbere ngira ngo byahereye ku itariki 14 kugera kuri 28 zigera muri senyisa ibyumweru bibiri ibyo bati twahagaritse n'uguhagarika abadepite ba Suisse bahagaritse inkunga bahaga Kongo kubera abo bantu batandatu bagiye bagakonsoma 1/5 cy'inkunga Ubusuwisi buha Kongo bati bizongera inkunga izongera gutangwa ari uko atakiri ku butegetsi so rero iyi nkuru nk'izo yitwa Kernhof ni ururimi rwabo ibyo bigaragaza iki rero bigaragaza ko hari n'abarobele batari ku rugamba ariko barwanya Tshisekedi baba civile bibereye mu buzima busanzwe i Burayi isera abo nibo bari kuzamura ya ntambara nakubwiye y'amagambo nabyo bicintege buriya itangazamakuru rigushyigikiye rikakuvugira ibizima ibyo ushaka ibikuzamura hanyuma wowe undi uwo birwanya bikamuvugira n'icyari kizima bakacyangiza ni ukuvuga ngo gutwitinga biriya ni ukwerekana ngo bwa butegetsi bwaraboze si byo se ni ukuvuga ngo yakabaye nawe afite abamuvugira nabo bagenda bakavuga ati nyamara goma twongeye twayifashe niyo babihimba ubundi abyibuka hari umunyamakuru witwaga Jean Helene wavugaga ati bafataga agakaritsiye ka konoshe 5 bakavuga ngo la ville ibaze karitsiye irimo butike 5 za konoshi butike 2 n'utubari 3 tw'urwagwa ati bafashe umujyi iyo uvuze ngo bafashe umujyi ntabwo usoma banza avuga ngo icyo gihugu kigira imijyi ngahe arasoma ati ba bantu barakomeye wakomanga ugasanga urugi rurakinguye wasaba igihumbi bakaguha 5 ati mufite imbaraga murimo murakora neza buriya rero kariya kantu ko kuba k'Ubusuwisi bwahagaritse ushobora gusanga hari ibindi bihugu 5 nabyo bishobora guhita bihagarika bivuga ati ubwo Suisse yahagaritse natwe duhagarike kuko ntabwo abantu bose bahita bajya gutera imetero ngo bamenye niba ari ukuri byanyabyo icyo ni igihuha kimwe ni imetero ndi gutera mu byavuzwe kuko birahari n'ibivugo cyo cyerekana ko abantu batangiye ni nk'iyaguye nyine kwigera ihembe n'abatavugaga batangiye kuzamura n'abari baracecetse batangiye kumva ibintu aho biri kugana ere gushaka gusanga hari n'abari bamuriho ariko bakabona nta mbaraga cyangwa se n'abasetaga ibirenge mu gushyikira AFC M23 bagatangira kuza ubwo rero ntihazana intambara y'imbuga nkoranyambaga finish intambara y'imbuga nkoranyambaga niyo ngiye gusorezaho kino kiganiro intambara y'imbuga nkoranyambaga nayo tubona igenda ifata indi ntera cyane cyane ku bijyanye no gusubizanya mu buryo budasanzwe ndagendera cyane cyane ku bimaze iminsi biri kuri perezida w'u Burundi n'u Rwanda nyuma yuko umuvugizi we aje akita abanyarwanda iminyorogoto kuri Twitter bamwanjamye nawe nako bamworoheye nabonye banakora rwose amakampeni avuga ati muze nawe tumubwize ukuri ariko ubwo mpise mbijyanira aho ngaho iki cyo ubu butita bwo ntushobora intambara y'amagambo bire influencer bien sûr bitera courage yici biratera courage M23 abahora abasore baraseka abasore barishimye ko bafite bazi ko inyuma hari abantu babari inyuma ndiko intambara zirwanwa nyine urumva niba utangiye urugamba bakwita ko ufite umurizo hanyuma ukapruva le contraire cyangwa se bavuga ngo urumunyorogoto ugapruva le contraire niko abantu benshi bagenda bahumuka bagahindura mindset kuri wowe ibyo rero ni ngombwa noneho icyanyuma nari navuze nubwo kiraza kuba kirekire mu gakeya
ko kiri kuri Kabila na Tshisekedi. Hari iyo nabonye TikTok y'umunyamakuru ari muri probe boara ibintu nk'ibyo, avuga ngo bari bateganyije kwicira Kabila ya Addis Abeba. Uribuka ko Tshisekedi imunuko aribwo yadekaraye ko Kabila ari inyuma y'ibyo M23. bibazo. Nubwo atabeshya, ntabwo abeshya. Okay. Ubushize twabivuze se? Ntabwo twabivuze ko Tshisekedi yagiye ku butegetsi agashaka ko amafaranga y'amabuye y'agaciro yinjira muri kese ya leta, Yego. agatangira kubiganiraho n'abaperezida bo mu karere, noneho bikica gahunda ya Kabila yari afite, yari yagiranye n'ibindi bihugu bya kure Yego. bitwara ayo mabuye. Yego. Noneho yabona Tshisekedi atangiye kwegereza abo mu karere, akabona birabangamira umugambi we, agavuza isifure rukambikana. Yego. Iyo niyo ntuza benshi nuko babibona. Ageze mu nuko aravuga ati Kabila niwe uri inyuma y'ibi byose, arabidekarara. Neza. Ariko ntiyasobanuye icyo bapfuye. Ntabwo yasobanuye icyo bapfuye. Yego. Noneho inkuru isohoka nyuma ivuga ngo donc urumva rero bati nyuma yaho Kabila Tshisekedi Amunuk avugiye ko Kabila ari uri inyuma y'ibibazo biri muri Kongo. Yego. Haza iriya nkuru ivanzemo, nk'uko umunyamakuru abivuga, amakuru nyayo n'igihuha. Ivuga ngo bari bapanze kwica Kabila Addis Abeba. Addis Abeba ntiyari yagiyeyo kandi ntabwo ahatuye, bivuze ngo cyari igihuha. Ariko hakaba ukuri kuvuga ngo hari delegation nini cyane bahaye nuza Minisitiri w'Intebe Suminwa. Yego. Muri iyo delegation nini yarimo n'abanyamakuru benshi, ariko abiyitaga abanyamakuru ngo bari abacanshuro ba Afurika y'Epfo baje muri delegation ya Kongo, biyita abanyamakuru. Icyo ni cyo umunyamakuru yavuze. Icya kabiri akavuga ko bimaze kumenyekana, hari gahunda iyo delegation nini yari ifite objectif kugira ngo bajye Addis Abeba ari benshi abanyekongo, bari bafite gahunda yo gusabota inama. Urumva sare abari nini, abantu delegation zose zikinjira, none abanyekongo ngo bari benshi bafite gahunda yo gusabota inama, kuvuza induru, guterana amagi, kugira cyangwa amatomati nk'uko abivuga. Tubayatera ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Donc iyo delegation niyo mission yari ifite. Abantu igihe kikavuga ko yari yo kwica Kabila nubwo atarahari, ariko facts zihari, services de renseignement za Ethiopia zabonye ko abo bantu bazanywe no kwica no kudobya inama. Kudobya inama nugukomera umuntu runaka atangiye kuvuga bagasakuza, urabyumva, nuguhaguruka cyangwa bagaterura intebe bagakubitana. Icyo cyarabaye kuko babafungiye muri hotel. Ntabwo iyo delegation yose yagiye mu nama. Okay. Iyo ni fact uwo munyamakuru uko abivuga. Icya kabiri kubafungira mu nama, ahubwo nabonye banakwirakwiza igihe wakivuga ngo umukuru w'igihugu ngo yakubise urugi, mbona minisitiri ari kubivuguruza, nduhungirehe. Ngo ntabwo yakubise urugi asohoka, ibintu nk'ibyo. Urumva rero ibyo bimaze kumenyekana, amakuru amaze kugera mu nzego z'iperereza n'ubutasi bwa Ethiopia, ya delegation ibyumba bari barimo hoteli barayifunze. Bati ntabwo muva. Icyabazanye twagize gute? Twakimenye. Noneho umunyamakuru agasoza avuga ko yes, voilà, akongera akavuga ati imigambi ya Tshisekedi kwica Kabila nubwo uyu munsi ari igihuha ariko imaze igihe. Akavugamo ko baciye ku Batanzania miliyoni 16 z'amadolari, 12 cyangwa 16 z'amadolari bagomba kuziha Samia, presidente wa Ethiopia, wa Tanzania, akivuga na Kabila, ariko byicwa niki? Amafaranga yanyuze kuri Kikwete. Ni umunyamakuru ayikota uwo mugabo.
amafaranga yaciye igice cya mbere cyaciye kuri Kikwete ntiyageza kwa nyirabuja, umugambi urapfuba. Birangiye Samiya ngo yohereza umuntu yizeye nka mubyara we cyangwa umuvandimwe, ajya Kinshasa abonana na mubyara cyangwa murumuna wa Tshisekedi, none arayamuha mu ntoki adaciye kuri Kikwete. Urumva ni umugambi wa kabiri, kuko kuri Kikwete ibya mbere byapfuye aba yakenyereyeho, ibya kabiri iyo bivuze yavuze inshuro nyinshi tentative zo kwica Kabila zabayeho nyinshi rwose zipanzwe na Tshisekedi, kuko urumva niba uzi biriya byose azi uburyarya bwe, azi ubumbatiye, yego, kuko azi uko yagiye ku butegetsi, azi nuko ayobora. Icya kabiri akanyuma nsorezaho, iyo bavuze ngo iyo uriya munyamakuru we ntabwo ari we wabivuze, iyo bavuze ngo gohereza amafaranga muri Tanzania avuye Kinshasa, nibuka ejo bundi basohora Musa Faki mu nama ya EAC na SADC, basohora Faki, nta muntu n'umwe, nta mukuru w'igihugu n'umwe wigeze yemera ko ari watanze uburenganzira ngo abwire MC ngo asohore Faki. Perezida wa EAC wari uyoboye inama Ruto we yaranasohotse ajya kuhamagara Faki, avuga ati bari bamubwira ati ukoze dega, agiye gushaka Faki aramubura. Babajije Samiya nyiri igihugu cyoruganije inama ati ndagacibwiri. Babajije uyobora SADC ati ntabyo nzi. Bisigara ari ibya MC. Bikavugwa ko Tshisekedi yaba we yarivuganiye na MC akamukandira kanyenyeri $1 akamubwira ati cyane erega bakira, akamubwira ati niyo hagera gusohora abatayemerewe kuparticipa mu nama na Faki umuvugemo. Kandi MC yavuze se gose wabura umuntu wo kuri rwego ugatsimbara ngo nge ntaho njya, none usigaje n'iminsi ngahe nguve ku butegetsi, niko nabivuga. Faki arasohoka arivumbura. Icyari kibyihishe inyuma nuko bivugwa ko Faki Musa Faki Tshisekedi ntiyari yizeye ko Musa Faki amuvugira. None akavuga ati imiryango ibiri mbere y'umunyamuryango irateranye, EAC SADC, buri muryango ufite uko mbona, noneho sindi no mu nama, nibaho ijambo Faki we arenze iyo miryango ibiri, riraba rigize gute, riremereye. Ariko n'ubundi urebye imyanzuro yavuye yo n'ubundi ni yaramuremereye. Hanyuma abwira MC, ntabwo ari kubibwira Ruto ngo abyemere, ntabwo ari kubibwira Samiya ngo abyemere, ntabwo ari kubibwira ubwo SADC yoborwa nande, Ramaphosa cyangwa inde wa Zimbabwe Emerson, Mnangagwa. Bose abonye bitari bukunde aca kuri iyo MC. Ni ibintu bikiri pending, abantu baracyaperereza. Bivugwa ko byaciye kuri MC. MC rero mu gusoma basohoka ashyiramo nande, ashyiramo na Faki. Ariko ngo birumvikana ntabwo yabikoreye ubusa. Urumva pour clôturer soza, urumva uburyo ya ntambara twumva ngo mu misozi ya Minembwe ngo hehe ngo amasasu, amagambo, ibiganiro nibyo biri gukora umuti ahubwo, kuko ibi byose tuvuze ari tentative zo kwica Kabila, ari Tshisekedi gusiba izo nama zombi, ari MC gusohora Faki nubwo atakiyobora ariko afite influence cyane, afite influence muri bya bihugu bakomokamo, ku buryo ashobora kuvuga ati vraiment uriya muntu ntimumushyikire rwose, ni maronete, yarampemukiye, yaransuzuguje. Urabyumva ibyo byose, utwo dukoryo twose niba ubyumva, ni ama etape yose agenda agaragaza. Ntabwo muri ino ntambara nta hamwe ndumva Tshisekedi yazamura avuga ati onaganye onatriyomfe rekada, byose ni ibimumanura. Ubwo rero nyuma ya Kivu zombi ntafatwaho izindi ntare ebyiri, bwo noneho kwisha idea ashobora guhita yisubira mu Bubiligi pe. Niko nabivuga, nuko biteye. Bukavu yo promoma ibimenyetso nabikubwiye,
by'uko yafashwe iyo inyeshyamba zikontorora umupaka igoma zamaze gushyiraho abayobozi mu nzego aroro bari gutanga ibyangombwa bari gusoresha radiyo iyo ufite ikibuga cy'indege ukagira radiyo ukagira ka militeri wenda ibindi bikaza nyuma noneho ukongeraho umupaka ubwo impamvu umupaka ntawuvuga cyane ni uko imijyi yose iba itari ku mipaka ariko ikibuga cy'indege naho ni umupaka so ngayo nguko reka tubitega amaso ariko abareba kure abatera imetero za hafi uyu mwaka ni akantu waba wanyuma kuko bikabije intara zisigaye ntago zafata amezi tusigaje amezi 10 ni menshi cyane ab'inkwakuzi bamaze gufata imyanya ikisha sa rwose nugushaka nimero za nanga nugushaka nimero za nanga amasisi ubutaka burahari nugushaka nimero za nanga kuko ari umusivile ubwo niwe muntu yakandiraho makenga ntiwazibona cyangwa za kanyuka nabyumva hanyuma ariko nawe ukabakandira akanyenyeri ntago ndi gusansibiriza ariko baremeye nta kibazo baremere rwose wabakandira akanyenyeri ubonye nimero za nanga cyangwa kanyuka hari nundi cyangwa wiringoma bakakubwira ati akanyenyeri ukande 07 Prince 243 ugakomeza ukabaremera warangiza ubwo bazagira Kinshasa nawe ukajyana kamera yawe burya yaringe ntago bavuga ngo icyo gikamera ni icyandi baza akanyenyeri kawe ibi nimuzabishyire mu kiganiro asante sana so